ati mwana wa mama niwibeshye ugashaka utarakura mu by'ukuri ngewe tuzaserera pe nge nzagukubita pe mwana wa mama ndakwinginze utazigera ushaka ukiri muto mu by'ukuri gusa ngewe nushaka utarakura tuzaba abanzi kandi nta kintu tuzongera kuvugana kandi nzagukubita mu by'ukuri. Ati hari ubuzima bwinshi naciyemo pe hari byinshi nabonye wowe utarabona mu by'ukuri mwana wa mama ndakwinginze utazashaka ukiri muto mu by'ukuri kuko nta kiza ko gushaka ukiri muto mu by'ukuri. Gusa NJD History reka kubicisha amatsiko ibabwire intego nyamukuru iyizanye mu by'ukuri. NJD History uyu munsi igiye kubagezaho inkuru isa nkaho itari nziza ku muhanzi mwamenye cyane cyane w'indirimbo zo kuramya Imana bita Ishimwe Vestine. Mu by'ukuri namwe murabizi ko ari Vestine mwakunze cyane mu ndirimbo zitandukanye, gusa reka dutangire tuvuga kuri iyo nkuru. Mu by'ukuri umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine usanzwe ufatanya na murumuna we Kamikazi Dorokasi yanditse ubutumwa bukomeye bukubiyemo agahinda ndetse n'ubuzima bushaririye akomeje gucamo. Ni ubutumwa bwahise bwakirwa hejuru n'ababonye ku rukuta rwe rwa Instagram. Mu by'ukuri yanditse avuga ati uyu munsi mbayeho nabi pe kandi sinari mbikwiye, nagize amahitamo mabi ariko byanyangirije byinshi. Mu by'ukuri nta mugabo uzongera kumbeshya ngo anyangirize ubuzima. Umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumenya cyangwa se nzabanza kumumenya bihagije. Mu by'ukuri nta muntu uzongera kunkoresha. Ayo ni amagambo Ishimwe Vestine yanditse mu by'ukuri. Ikindi kandi yagomeje avuga ati umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumenya bihagije cyangwa se menye imico ye, umuryango we, ibyo ahagazeho n'ubuzima bwe muri rusange. Nta muntu uzongera kunkoresha cyangwa se kunkinisha. Mu by'ukuri umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine niwe wavuze ayo magambo yashyira ku rukuta rwe rwa Instagram. Mu by'ukuri abanyarwanda bagiye bavuga ngo bujya umuntu atakababaye. Mu by'ukuri hari igihe usanga hari ibibazo byinshi bikubangamiye cyangwa se ugasanga ibintu bitari kugenda neza mu by'ukuri aho wari wizeye ko ibintu bizagenda neza, ariko Ishimwe Vestine yabwiye murumuna we Dorokasi aramubwira ati mwana wa mama ndakwinginze utazigera ushaka umugabo utarakura. Ese yewe muntu ko tubizi ko aba bana bavukiye mu karere ka Musanze baramya Imana bihambaye cyane maze bamanuka i Musanze berekera mu mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri ariko ntibwatinze twaje kumva ati Vestine ati yasabwe kandi yagiye mu murenge mu by'ukuri maze ubukwe yaciye mu kwezi cyangwa se ibyumweru bitatu ubukwe bwahise buba, ariko ku itariki 18 z'ukwa 11 mu by'ukuri ejo niho twabonye inkuru ivuga ati njyewe mu by'ukuri nta muntu uzongera kunshuka ku buzima bwanjye. Ikindi kandi ikintu cyose nzabanza ngakore cyangwa amahitamo nzabanza mbanze nshishoze menye se uwo muntu ni ibiki bimuranga mu by'ukuri. Gusa urumva ko Ishimwe Vestine atishimye mu buzima bwe, ntago bumumereye neza n'ukuri. Gusa icyo nababwira ni mureke twese tujye tubanza gushishoza, nicyo iyi nkuru itubwira, kandi dukora ibintu tumenye ati ese ni igiki kibitera mu by'ukuri, aho kugira ngo umuntu ubone yari yishimye yari yahimbawe cyangwa se yarabayeho mu buzima busanzwe akisubira akandika inkuru ivuga ati mu by'ukuri ubuzima bwanjye mbayemo burasharire kuko ntabwo bari kugenda neza mu by'ukuri. Gusa nababwira ati buri ikintu cyose urajya ukora ujya ubanza ushishoze, kandi hari igihe ikintu ubona kitagenda neza nawe uhita ukora amahitamo ukabyihorera mu by'ukuri kandi ubuzima burakomeza. Ariko Ishimwe Vestine muramuzi mu ndirimbo zihambaye cyane, barabashimishije no kure aba bana barahambaye cyane. Indirimbo zamenyekanye cyane ati Imana yacu si bayari ndetse n'ibindi n'izindi zitandukanye mu by'ukuri, ariko yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram yandika amagambo adashimishije kuko yavuze yuko ati uyu munsi ntago mbayeho neza n'ukuri kandi mbayeho nabi mu buryo nanjye ntari nkwiriye n'ukuri ku buzima bwanjye. Gusa yewe muntu ujya ukora ikintu wabanje gushishoza, kandi ikindi kandi nurajya ubona ikintu kikubangamiye ku buzima bwawe ujye ukireka kuko ntago cyaguhereza ibyishimo wifuza ndetse no mu myaka izaza cyangwa se n'indi minsi izatambuka mu by'ukuri. N'ayo magambo
Ishimwe Vestine yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram mu by'ukuri, kandi murabizi ko ubukwe bwa Vestine bwagenze neza, ariko haciyemo nk'amezi 4 cyangwa se 3 tubonye inkuru kuri Instagram ivuga yuko atabayeho neza mu by'ukuri. Kandi murabizi ko Vestine n'abana beza bakunda guhanga indirimbo nziza, ariko we mu magambo ye yavuze yuko ikintu azongera gukora azabanza akareba ati se uyu muntu ni muntu ki kugira ngo mbashe kongera guhitamo undi mugabo mu by'ukuri. Gusa ayo niyo magambo Vestine yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram. Gusa nababwira ati Imana yo mu ijuru ibandindire, kandi urebe ko wakanze subscribe kugira ngo tugumize kuba ku byegeranyo bihambaye bivuga ku nkuru cyangwa se n'amateka atandukanye mu by'ukuri. Iyi ni NJD History muvandimwe, kandi subscribe, comment ndetse na share kugira ngo utazacikwa ibindi biganiro byiza kandi bivuga ku nkuru zitandukanye, yaba ari nziza cyangwa se n'izindi nkuru zagiye zibaho mu binyejana byarangiye. Murakoze cyane. Iyi ni NJD History, ndabakunda cyane, murakoze.